ese wari uzi ko kampani ikomeye cyane ku isi yabashije gukora amapantaro mu maraso y'umuntu? Ese wari uzi ko amapantaro yaje kugira imbaraga zidasanzwe atangira kwica abantu abihoreraho? Nimba ushaka kumva iyi story n'ukuntu byagenze, kanda subscribe ukande comment na like kuri iyi channel. Batangira batwirika umwana w'umukobwa yararimo asoroma mu murima w'amapamba. Umwana w'umukobwa ufite imyaka 13 kari akana gatoya. Mu mwanya muto dusimbutse aho ngaho bahita batwirika kampani ikomeye cyane irimo yinjirwamo n'umwana w'umukobwa mushyashya ari afite impapuro aje gusaba akazi muri iyo kampani y'amashop cyangwa se icuruza imyenda. Mu mwanya muto bagahita batwirika amapantaro amanitse ahantu meza cyane y'amakoboyi ari aho ngaho hafi aho ngaho amanitse ku mugozi ari meza cyane ahenze. Mu mwanya barongera bagahita batwirika umwana w'umukobwa cyangwa se abakobwa babiri bari mu cyumba kimwe, umwana w'umukobwa arimo yambara ya pantaro kandi batarayironshinga ngo bayihereze abakiriya. Mu minota mikeya bari mu nama barimo baganira ukuntu imishinga igomeza kugenda cyangwa se kampani yabo izagenda igatera imbere. Ya pantaro wa mukobwa yambaye itangira kumunyunyuza amaraso, itangira kumubabaza cyane ndetse umukobwa araribwa yumva arabaye cyane, arahaguruka ajya mu cyumba cya wenyine. Ageze mu cyumba cya wenyine atangira gukuramo ya pantaro, ayikuramo ariko biranga, aragumya kuramo biranga. Ipantaro iramutsindagira iramufata cyane aramunyunyuza, birangira imuciyemo kabiri, umukobwa arapfa arashwanyagurika. Mu mwanya muto batwereka manager arimo avuga ati kuko wa mukobwa ahagurutse akagenda mu nama yagarukiye. Ahamagaye yumva umukobwa ntabwo ari kumwitaba, ahita yitabaza mugenzi we aramubwira ati genda ndebera wa mukobwa yagiye mu byumba umbwire impamvu atari kuza n'umuntu umubwira aze mu kazi katangiye. Mu mwanya muto w'umukobwa ahita agenda, ageze muri cya cyumba umukobwa aramubura, abura nawe yapfiriye ariko abona ipantaro yimanitse ku gikuta. Umukobwa arayireba, agumya yirebamo ipantaro ni nkaho yakoranye n'ubwonko bwe, birangira umukobwa nawe ayifasha arayambara. Ariko atarayambara akizamura ku maguru ye, amaguru atangira kuginagira mu kirere, mbega abura ahantu ahagarara, aragumya ipantaro amusunguza. Umukobwa nko yakwikubise hasi ahita akubita umutwe ku kibambasi cy'inzu cyari gishinzeho imisumari, birangira umutwe we upfumaguritse, birangira umukobwa nawe apfuye. Mu mwanya muto batwereka manager nawe byamucanze, yabuze abakobwa bose yohereje, biramuyobera ariko muri aho ngaho ahita abona wa mukobwa mushyashya waje gusaba akazi, ahita avuga ati nkwitabaje hakiri kare, jya ndebera abakobwa babiri bagiye muri biriya byumba n'amakorodori, uze umbwire impamvu batari kuza kandi nubabona ububwire baze bakora akazi, dore akazi katangiye. Umwana w'umukobwa nk'uko yari mushyashya ntiyajubaje nk'uko bose yari amutumye, ahita agenda agiye. Ageze muri bya bikari cyangwa muri bya byumba n'amakorodori nk'aho yakarebye ahantu abakobwa bari, agiye kubona mu gikarito kiri imbere ye, agiye kurebamo abona igihanga, ibihimba, amaguru n'amaboko byose birunze muri icyo gikarito bifite nk'ikintu cyabishyizemo. Umwana w'umukobwa agira ubwoba ahita ajya kuzana manager nawe araza, barareba babona intumbi ebyiri ziryamye ku buriri, ubwoba buramwica. Ako kanya umukobwa ahita abwira manager ati none se ko mbona bino bintu bikomeye kandi biteye ubwoba, tubashe guhamagara polisi? Manager ati reka ntuhamagare polisi, ibingibi turabyikora n'ibibazo byacu byihariye. Umwana w'umukobwa atangira kwivumbura, manager aramubwira ati reka aho yave, nyamuneka ahubwo fata rakreti nanjye mfata indi, tubashe gukora isuku muri amakorodori. Batangira gukora isuku ariko bafite ubwoba. Bamaze gukora isuku bashoje, umwana w'umukobwa atangira kwivumbura ariko management ahita afata ikintu kimukubita mu mutwe, bituma umwana w'umukobwa agira ihungabana, aragwa arasinzira, ntiyamenye ukuntu ibintu biri kugenda. Muri ibyo bintu byose byabaye mu ijoro, inzugi zari zifunze batabasha gusohokamo. Mu gitondo rero hari umuhanzikazi cyangwa se umuntu ukora kuri YouTube wari ushinzwe kwamaza ibintu byose by'imyenda y'amakampani akomeye muri iki gihugu cyabo, wari buze muri iki gitondo kuvuga ko ari amapantaro mashyashya bagiye kugurisha mashyashya. Mu gitondo batwereka hamaze gucya, wa muhanzikazi yinjiye muri kampani yishimye cyane ameze neza, atangira guhagarara muri mapantaro, atangira kwamaza, aramaza, maze amapantaro amurebye uburyo arimo yizunguza imbere yayo, arimo avuga ibintu atazi, maze ipantaro imwite izamura amaguru yayo iyashyira mu izosi rya wa mukobwa, ihita igonyura izosi itagivaho, birangira umukobwa nawe yikubise hasi. Umukobwa arapfa ndetse n'abari bari aho bose barimo bafotora, birangira bikubise hasi barapfa.
mu mwanya mutoya batwereka wa mukobwa akangutse, araza ahita asanga hahandi wa mukobwa yaguye muri ya mapantaro, ahita agira ubwoba bwabo buramwica. arirukanka arahunga cyane. Mu gihe yari arimo ahunga, hirya gato hari umuhindekazi cyangwa se umuntu umeze nk'umuhinde ari aho ngaho nawe ari mu myenda arimo aririmba. Birangira ya pantaro ihagurutse neza imaze guhaga amaraso y'abantu. Uko umukobwa ari kuririmba nayo imuri inyuma iri guceza, iri kugenda iceza rumba ibyina kandi nta kintu kiyambaye. Wa mukobwa ahita yumva arananiwe, ahita ajya kuruhuka. Mu gihe ageze imbere akubitana na wa mukobwa